nibo babizi. Amen. Natwe twumvisha uburyo Uwiteka abandi yavanga uburyo asohosa. Murabyumva? Uburyo Uwiteka asohosa abamuriyeho barabyumva. Nta kintu kiryoshye nko kuba mu Uwiteka. Nta kintu kiryoshye nko kuba umwana w'Imana. Nta kintu kiryoshye nko kumenywa n'Imana. Nta kintu kiriho kiryoshye nko kumva n'Imana. Amen. Abana b'Imana usanga bari smart, aho bari hose, ibitekerezo, ubwenge, uko bavuga, uko bagenda, usanga bari so different n'abandi bose. So niyo mpamvu rero kuba mu Mana ari byiza. Nabyifuriza buri muntu wese urangaha kugira ngo abe mu Uwiteka, abe mu ijambo ry'Imana, atajegajega. Amen. Mukomere mu mwami, amahoro y'Imana abane nawe mwese. Turahagurutswe no kuba Uwiteka w'ijambo ryatuzinduye uyu munsi. Abafite Bibiliya murareba Yesaya 26 Isaiah 26 umurongo wa mbere turamanuka hepfo tugeze umurongo wa 4. Dusome ijambo ry'Imana Kristo. Uwo munsi iyo ndirimbo izaririmbwa mu gihugu cya Yuda ngo dufite umurwa ukomeye, Imana izashyiraho agakiza kabe inkiki y'igihome. Nimwugurure amarembo mugire kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamiyeho umutima uzamurinda abe amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we urutare uruhoraho iteka ryose. Amen. Turasubira ku murongo wa 3 haravuze ati ugushikamijeho umutima uzamurinde abamahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira Uwiteka, mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Amen. Amen. Wiringire isezerano, wiringire umwami Yesu niwe uzagufasha. 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 Wera mwami Imana kandi Imana yacu, twongeye kuba imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza kuko uri mwiza. Wabanye natwe tugarutse imbere yawe dushima kuko uri Imana irinda kandi uko uri Imana isohoza amasezerano yawe. Niyo wavuze ati uzaturinda amajya n'amaza, bihumeka byose bishimira Uwiteka kubw'imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Reka tuvuze impundu tukomye amashyi. Abakora imirimo n'ibitangaza bavuge bati Uwiteka aragara ku ngoma. Mwami Imana twumvishe amagambo asoma mu matwi yacu, ijambo n'inyuguti dukeneye kugira ngo muri inyuguti wandikishije Umwuka Wera adukuriremo ibyo kurya bikwiriye bitunga ubugingo bwacu. Ku inyuguti yicisha ariko Umwuka Wera agatanga ubugingo. Ntabwo niba natwe bateranye bose bamugisha utangira n'ugaruka tebegwe nawe ibyo ushaka ibyo ushima ari baha ahantu icyo twambaganye ni umwanzi mubi mu izina rya Yesu Kristo atsindwe. Bigaragaze we icyubahiro muri byose, n'aba ari twe icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose. Amen. Amen. Turicara.
Imana abamugisha Yesu Kristo. Amen. Nanone reka ngire muri data tujye tubasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe no kongera kwibona imbere y'Imana. Nejejwe no kongera kwisanga imbere y'Imana. Ikituzanye nta kindi ni ukumva amagambo y'Imana, ariko atari amagambo yacu y'uno munsi mwateguriye. Ubushize igihe twumvishe amagambo meza avuga ati kuba muri ijambo ry'Imana ntabwo ari ukugenda kuri kaburimbo unyerera. Kuba mu ijambo ry'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo uradamaraye. Kuba mu ijambo ry'Imana si ukuvuga ngo uri mu mahoro, ahubwo kuba mu ijambo ry'Imana ni ukuba wiyamamarije urugamba. Amen. Kuko kuba ijambo rivuga ati burya abana b'Imana nimba abana b'Imana nyakuri babaranwa na Kristo, umubaro wa Kristo ntabwo twa turimo. Amen. Kubabaranwa na Kristo, tukagenda na Kristo, tukaba abahamya ba Kristo. Aho ugenda hose, ibyo ukora byose, ibyo uvuga byose, ugahamya Kristo. Ukamuhamya kuki? Ku bitangaza n'imirimo Uwiteka yakoze. Uwiteka yakoze imirimo myinshi, natwe dutera umunezero, bigatuma twishima kuko dufite Uwiteka ushobora byose. Yobu yaravuze ati nzi yuko ushobora byose. Amen. Nzi yuko ushobora byose kandi ntawubasha kurogoya imigambi yawe. Amen. Yobu yari afite ibyiringiro by'ibiri mu mutima we, by'ibyo yumvishe, by'ibyo yakiriye. Niyo mpamvu nanjye mu gitondo nje kubabwira ijambo ryiza ko ntawe ubundi ukwiye, nta n'ukomeye, ahubwo mu bibaho byose, mu byo ukora byose, ujye wiringira Uwiteka iminsi yose. Amen. Ijambo tuvuga navuga ngo ujye wiringira Uwiteka iminsi yose, kuko Uwiteka ni uwo kwiringirwa. Hano amagambo meza aravuze ati ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ugushikamijeho umutima uzamurinde abe amahoro masa kuko akwiringiye. Mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho. Amen. Murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo niba umuntu ari inshuti yawe, urya kugira ngo umuntu abe inshuti yawe nuko abanza gushyiramo ibyiringiro. Niyo mpamvu ibiri tubwiye ati ugushikamijeho umutima. Amen. Nimba byemeye inshuti yanjye, cyangwa nimba mwe atari inshuti yanjye, nimba runaka inshuti yanjye, ni ukuvuga ngo biba byiza ko mbega uretse no kwica ubuganje nawe mfite kumurinda akaba sefu ku bwawe, kugira ngo iyo nshuti yawe igihe uri kwiringira. Amen. Ni byiza ko wakiranuka, amen, ku nshuti yawe, ukirinda kumuhemukira, ukirinda kumukorera amakosa, kuko iyo nshuti yawe ikubitsemo ibyiringiro. Inshuti yawe niyo ndibwira amabanga yawe, inshuti yawe niyo ndi muganira. Niyo mpamvu iri kuvuga ati ugushikamijeho umutima uzamurinde abe amahoro, uzirikira cyane ubutaza. Dore ngo runaka no kure inshuti yanjye bayibuze ukuntu ngo yamvuze, ngo yansebeje, ngo yangaranije, ubwo ntabwo ari inshuti yawe. Inshuti yawe mubana mu bihe bibi, mukabana mu bihe byiza, kuko gushikamijeho umutima nawe uzamurinde aba amahoro. Amen. Nugatume inshuti yawe ihutara cyane, ihutajwe nawe mu byo uvuga, mu byo ukora. You friend, mwene so, mushiki wawe, inshuti yawe, ni umuntu wa hafi w'inkoramutima, kugira ngo abe amahoro ugomba kubigiramo uruhare. Amen.
kuko agushikamije umutima, uzamurinde kuko akwiringiye. Noneho hepfo akavuga ati noneho hirya yaho mwiringire Uwiteka umwami Imana iminsi yose, kuko Uwiteka ari we nshuti nyanshuti. Umwiringire iminsi yose, uhora umwiringira. Dawidi yiringira Uwiteka, Yobu yiringira Uwiteka. Abatubanjirije kugira ngo bakore umurimo wabo neza kandi bawusoze neza, nuko babashije gushyira ibyiringiro byabo mu Uwiteka. Nawe ndakubwira ngo ibyiringiro byawe bishyire mu Mana. Iyo ufite ibyiringiro ntabwo ucika intege. Umuntu yiheba ryari? Iyo yabuze ibyiringiro. Iyo reka mbabwize ukuri, iyo umukobwa asabwe aba afite ibyiringiro by'uko igihe kizagera nta kabuza ubukwe bukaba. Amen. Iyo umuhungu yasabye akabona umukobwa aravuga ati ahangaho ni ukuvuga ngo hasigaye iki? Hasigaye umunsi, hasigaye itariki. Aragenda bibara kubera iki? Kuko afite ibyiringiro by'uko igihe runaka byanga bikunda nta kabuza ubukwe buzabaho. Ubukwe bupfa ryari? Ibintu bizamba ryari? Igihe wabuze ibyiringiro. Amen. Reka mubwize ukuri, murabyumva neza. Iyo ufite ibyiringiro, ibyiringiro bigutera kwihangana. Amen. Bigutera kwihangana, ntabwo ucika intege, ntabwo wiheba ngo yego biratinze, ngo bivuyemo, ngo biratinze, ngo ngenda naniwe. Unanirwa ryari? Iyo wataye ibyiringiro. Iyo ufite ibyiringiro, ibyiringiro bigutera kwihangana. Yobu yihanganye kuko yarabwiwe amagambo meza ati na nyuma y'urupfu tuzongera tubeho. Yobu abona ko ari ikintu gikomeye kiriho kimusumbira kubaho, kimusumbira ubuzima. Aravuga ati Yobu afite ibyiringiro by'uko hirya y'ubu buzima, amen, hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima, hirya y'ubu mubona hari ibindi. Niyo mpamvu Yobu atacitse intege, bamubwira ati ngo ariko ngo Yobu ngo watutse Imana yawe, ko Imana yakwanze, ko Imana yagutaye, ese umwana w'Imana warwara gutya ninde? Ariko Yobu yari afite ibyiringiro. Amen. Inshuti zimuvaho, abavandimwe bamuvaho, ariko Yobu yari afite ibyiringiro. Reka mbabwize ukuri, ndi kubaganiriza amagambo meza ababwira ati nta wundi wo kwiringirwa, nta wundi ukomeye uretse Uwiteka Imana yonyine. Ujye wiringira Uwiteka iminsi yose. Amen. Amen. Ujye wiringira Uwiteka iminsi yose, kuko Uwiteka ari we ushobora byose. Uwiteka niwe ubabarira ibyaha byawe igihe wakosheje, igihe waguye mu makosa, igihe waguye mu byaha. Uwiteka niwe uza agakukuraho ibyaha byawe akakubabarira. Nta muntu ubabarira ibyaha, Uwiteka wenyine niwe ubabarira ibyaha kandi akabikuraho burundu. Muri Zaburi ya Dawidi akavuga ati amen, Uwiteka taye ibicumuro byacu kure ngo mu nyanja yo kwibagirwa. Amen. Abita kure kubw'imbabazi atugirira, kubw'impuhwe n'urukundo atugirira. Uwiteka ni umubyeyi, reka tumwiringire kuko ari we ushobora byose. Uwiteka agira neza. Usomye nko mu Baroma 20, ntabwo nashaka kugira ngo tuzwe ko turagira ngo tuhasome twumve. Abaroma 7:24 haravuze ati, Abaroma 7:24, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njye mu mutima wanjye ndimbata. Murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo hano ijambo ry'Imana avuga ati ninde uzagiza uyu mubiri untera urupfu? Yemwe ko mbonye ishyano, yemwe ko mfite ibibazo, yemwe ko mfite ingorane, ninde wabinkiza? Wiringire Uwiteka, niwe mukiza wenyine. Igihe warwaye, Uwiteka aragukiza. Igihe washonje, Uwiteka ni umutunzi, araguhaza ibyiza. Igihe wabaye, Uwiteka akuba hafi. Uwiteka niwe uhumuriza abihebye, Uwiteka niwe ugaburira abashonji, Uwiteka niwe wiyemesha abahetamye, Uwiteka niwe se w'imfubyi, Uwiteka niwe abapfakazi. Umwiringiye wese Uwiteka amubera byose.
uwiringiye Uwiteka ntazakorwa n'isoni kuko Uwiteka ashobora byose. Ni ukuri twari dufite akanya gatoya ariko ntibaganirizaga amagambo make cyane babwira yuko kwiringira Uwiteka ntako bisa. Kwiringira Uwiteka, iyo wiringiye Uwiteka uba navuga ngo iki, hari abantu bajya muri insurance cyangwa bita assurance, bakajya mu bwishingizi bwo kwivuza, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ariko akakubwira ngo kwiringira Uwiteka uri mu bwishingizi bw'ubuzima bwawe. Haleluya! Kwiringira Uwiteka iminsi yawe yose uri mu bwishingizi bw'ubuzima bwawe. Mujye mwiringira Uwiteka kuko Uwiteka ashobora byose. Ntimugacike intege, ntimukihebe. Weho gusa iyo wiringiye wirinda gucika intege. Iyo ufite ibyiringiro, ibyo byiringiro gukomeza ugategereza wihanganye, kuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Hirya y'ubu mubona hari ibindi mubona. Ntukihebe. Hari umuntu wigeze kuvuga ati ngo burya ntukavume ngo ritararenga, ntukibe ritararenga. Amen. Hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Mwene data, ubuzima burakomeza. Mushiki wanjye, ubuzima burakomeza. Hano turi, ibi turimo, uku turi ntabwo uzi ko bishoboka, ariko bidashobokera n'abantu, ku Mana birashoboka. Amen. Imana y'umugisha kandi bakomeze mu buzima bwanyu. Mujye mwicara mufite ibyiringiro, mujye mugenda mufite ibyiringiro, nta wundi wo kwiringirwa, mukamenya ko uwiringiye Uwiteka aba afite byose. Hanyuma mukaba n'abana b'Imana amahoro. Imana y'umugisha kandi bakomeze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Reka twinginge rero mwene data utamuriza ayobora isengesho mu magambo tumaze kumva. Buri muntu wese duciye bugufi twumetse ku mitwe yacu, wisuzuma ku magambo tumaze kumva. Ese ni iki wiringiraga? Ese ni wiringiraga imodoka utunze? Ese ni wiringiraga mama wawe cyangwa ukiringira papa wawe gusa? Ese ni iki wiringiraga? Bibiliya tubwiye ati wiringira Uwiteka iminsi yose. Mwene data nadusengere iryo jambo twumvise ritubere ingabo n'igitsika mu mitima yacu. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira kandi turaguhimbaje, izina ryawe nyagucyubahiro. Dushimishwe nuko Uwiteka twari tugukeneye, none nawe ukaba watweretse. Uwiteka ukaba utuganirije, uherwe icyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Mana ishobora byose, tubonye yuko kukwiringira ari byo biduhesha kubaho iteka ryose. Uwiteka wiringira umuntu bigira igihe ibyiringiro bikageraho kwirangirira, ariko ukwiringiye nubwo yaba yarapfuye azongera abeho. Mwami Mana ishobora byose, dureze ibyo byiringiro nk'uko Yobu yari afite ibyiringiro. Uwiteka yatubereye akabarore, none natwe turagusabye kugira ngo uduhe imbaraga zo kuba nkawe, uduhereze kukwiringira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Mana ishobora byose, ubwo birivuga ngo uwiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kundiganyizwa, ahubwo ukawuhama ihera iteka ryose. Natwe ndagusabye Uwiteka kugira ngo udureze kukwiringira mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Mwami Mana ishobora byose, ndagusabye kugira ngo Uwiteka igikoresho wakoresheje ujye mu gishitagabanije. Uwiteka abakorera igicaniro basaba mu gishitagabanije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwami Mana ishobora byose, tugiye kuvanga tujya muri iri teraniro, ariko ndagusabye kugira ngo Uwiteka naryo udufakirizemo, nanone uduze ibyo kurya byacu by'uyu munsi nk'uko usanzwe ubigenza, ubikore kuko kwiyubahisha. Mbigusabirize kubikoze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Hanyuma